Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze ku biganiro byacu kuri Newsroom TV hano aho mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Rero reka mbashimire cyane abakomeje gukora subscribe. Nukuri nta kintu nabona nabaha usibye kubabwira ngo murakoze cyane. Hanyuma abatarayikora wayikora rwose kuko ni inkunga ubu duteye kandi kubaho nukubana nyamuneka udutera inkunga. Reka twigire mu makuru yacu. Afurika y'Epfo yasobanuye impamvu kunyuza ingabo za SADC ku kibuga cy'indege byagoranye kiriya kibuga cya Goma, impamvu byanze ese barabisobanuraho iki? Reka turebe iyi nkuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo Generali Ruzani ni Mafonya yasobanuye ko ingabo z'umuryango w'ibihugu bw'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo ariwo SADC zitanyura ku kibuga cy'indege, cyangwa se impamvu zitari kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma byatewe nuko cyangwa se kugisana wari ubizi ko hari habanje kuba hari imirimo yo kugisana ngo byaratinze cyane. Rero ngo imirimo yo kugisana bitari gushoboka ubwo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butabigizemo uruhare. Rero ahangaha kandi wibuke yuko habayeho gusinyana mu biganiro byahuje M23 AFC ndetse na SADC ku itariki 28 urabyibuka, hari muri Werurwe 2025. Impande zombi uribuka ko zasinyanye amasezerano ku kibuga cy'indege kugira ngo kibe cyakorwa cyangwa se kibe cyasanwa kugira ngo iki kibuga cyongere gikore, maze izi ngabo ziri mu butumwa bwa Sami DRC zongere gutaha. Ni ingabo rero zirimo iz Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania ndetse rwose ngo zizakinyureho zitaha, ariko ibintu biba ingora bahizi biranga. Rero abantu benshi bagenda bavuga bati ntago ari impamvu yuko ikibuga cy'indege cyatinze gusanwa, ahubwo ni impamvu zubwira nuko babonetsweho icyasha. Navuga ngo ni icyasha babonetsweho cyo kuba barabaye abagambanyi, bakaba bararekuye cyangwa se barabonetsweho kugambana. Hakaba hari ibintu byabaye umunsi M23 yirwanagaho bayigabaho ibitero bashaka bayambura umujyi wa Goma ubwo yawufataga, ndetse hari mu nyuma y'igihe yawufataga nibwo hagabwe ibitero bikomeye cyane. Ibitero byafatanyijwemo na SADC ndetse na FDLR, harimo na MONUSCO kandi nayo ntituyibagirwe. MONUSCO uribuka yuko nayo yari ifite ubugambanyi bukomeye cyane. Rero nuko byagenze, FDLR, FARDC, Wazalendo ndetse na SADC bikoranaho biratumana biti reka twongere turebe ko twakora ikintu cya nyuma. Byari nyuma yuko aba bantu bombi basinyana amasezerano, ndavuga AFC M23 ndetse na SADC. Rero umubano mushya w'ingabo za SADC na AFC M23 warazambye muri Mata 2025 ubwo iri huriro ryashinjaga kugira uruhare mu bitero byagabwe muri ibi bice byo mu burengerazuba bwa Goma nka Mugunga, byari bigamije kwisubiza uyu umujyi cyangwa se imwe mu mujyi izaba zarambuwe, ariko cyane cyane uyu mujyi wa Goma uyu nguyu M23 yafashe ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere. Ingabo rero za SADC zatangiye gucyura ibikoresho byazo uhereye nko ku itariki 29 Bata zibinyujije hano ku butaka bw'u Rwanda, ahangaha neza ku mupaka wa Rubavu, bundi bakagera i Kigali bakigira Rusumo, gutyo ku mupaka Rusumo, umupaka Rusumo ubwo ni ukwigira Tanzania. Nyuma yaho uyu muryango wasabye inzira, urumva ko wasabye inzira u Rwanda uvuga uti mutubabere twigendere twicireho, kuko ikibuga cy'indege ntago turi kubona ibintu biri gukunda neza. Byagaragaye ko rero gahunda yo kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma yanze neza, yahagaze.
urumva rero baravuga yuko bitari kuba byacamo cyangwa se bitari kuba byaba byiza igihugu cya DRC kitabigezemo uruhare. Ariko wibuka ko basinyanye amasezerano n'inyeshyamba, ahubwo sinzi impamvu bagaruramo guverinoma ya Kinshasa. Nyuma rero yo kwakira icyiciro cya mbere nako cya kabiri cy'abasirikare ba Afurika y'Epfo bahoze mu butumwa bwa SADC, General Mafonya ku itariki 15 Kamena yasobanuye ko nubwo uyu muryango ndetse na AFC 23 byari byemeranyijwe gutunganya cyangwa se gusana ikibuga cy'indege cya Goma, byagaragaye ko bidashoboka na gato ya leta ya DRC idashyizemo akaboko kayo cyangwa se itabigizemo uruhare. General Mafonya rero yagize ati ubwa mbere twatekerezaga gusana ikibuga cy'indege cya Goma cyarangiritse, ariko twaje gusanga bidashoboka mu gihe leta ya DRC itabifitemo uruhare kubera ko Goma n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero twatekereje ko ubundi uburyo bwo gukoresha umuhanda tukageza abasirikare bacu aho baruhukira cyangwa se aho bagiye tukahabageza bakabona gufata indege, ariko urumva no kuvuga iy'ubutaka. Ibintu bitatekerezwagaho na gatoya, kuko mu ntangiriro za Mutarama twabonye yuko abantu benshi bavuga bati impamvu ingabo za SADC zidataha ni ukubera yuko bafite ikibazo cyo gutaha, banze kunyura ku butaka bw'u Rwanda kubera isoni n'ikimwaro. Ariko twaje kubona yuko ikimwaro cyabo kitajya kibafata, ahubwo bagize batya baravuga bati ubwo twagaragaweho n'ubugambanyi reka dushaka uburyo twinyagura twigendere, ibintu bikiri mu maguru mashya cyangwa se ibintu bikiri byiza. Rero nyuma yo gucyura ibikoresho muri Mata na Gicurasi, ingabo za SADC zatangiye gutaha ku bwinshi. Tariki 12 Kanama 2025 zinyura mu Rwanda, hano ziritahira zikomereza i Dar es Salaam muri Tanzania. Kugeza kuri uyu wa 16 Kamena hamaze gutaha ibyiciro bitatu bigizwe nizirenga nk'ibihumbi 200 hafi aho ngaho, nibo niko bimeze. Rero bamaze gutaha. Hanyuma rero SADC ntago irava muri uyu mujyi wa Goma yose ngitahe ive muri uyu mujyi wa Goma yose, ariko birateganya yuko bishobora kuba bitazafata amezi menshi, kuko icyari kibangamye cyane, icyari ikibazo cyane ni ibikoresho. Ariko ibikoresho byo byaragiye, ndetse kuri turu ya mbere y'abasirikare cyangwa se icyiciro cya mbere cy'abasirikare hagiye n'ibindi bikoresho byari byarasigaye. Rero SADC irakomeza gucyura abasirikare bayo, gusa ntikomeze kubeshya yuko kuba yaranze gucyura abasirikare bayo banyuze ku kibuga cy'indege cya Goma ari ukubera yuko DRC itigeze igiramo uruhare muri iri sanwa cyangwa se muri uruhare mu kugira ngo ingabo zabo zitaye ziciye ku kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege rero cya Goma kiracyakomeje ibikorwa byacyo byo kuba bagisana, ariko ureba ko byadindiye kubera yuko nta bindi bikorwa byenda kuhakorerwa nko kuba cyagwaho indege, cyane ko twari twabonye ko bari batangiye imirimo yo gukuramo ibiturika. Hari ibikoresho bya gisirikare ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zari zarasizemo, ibyo ngibyo bagombaga kubitegura. Urumva rero ni ngombwa kugira ngo bagitunganye ikibuga cy'indege gitunganywe, nubwo wenda bitari gushyirwamo imbaraga nyinshi cyane, ariko birashoboka yuko mu minsi izaza tuzabona nacyo iki kibuga cy'indege gikorwa, kugira ngo ibikorwa bikomeze gutunganywa, cyane ko iyi ari n'ingingo yahuriweho cyane n'abakuru b'ibihugu bagize SADC ndetse na EAC. Urumva bigeze kuvuga yuko hagombwa kuba iki kibuga cy'indege cyasubukurura ibikorwa byacyo, nko kugira ngo habeho ibikorwa by'ubutabazi. Niyo mpamvu bari bavuze ngo iki kibuga cy'indege kigomba gutegurwa cyangwa se kigomba gukorwa kigafungurwa. Hanyuma rero
nuko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanjye ndakomeza nkugezaho inkuru zigenda zicicikana, nago ndi buruhuke, weho ntujye kure, ukomeze gukurikirana amakuru yacu kuri Newsroom TV. Ariko kandi ndagusabye rwose ukore subscribe niba utarayikora, nyamuneka, kugira ngo tugire abantu benshi. Byaba byiza cyane umaze gukora subscribe, ubundi ugakanda like, ubundi tukabona yuko natwe turi kumwe, bitera courage cyane. Reka nkubwire ngo intangiriro z'icyumweru cyiza kandi uhahe uronke.